turongeye turabasuje cyane inshuti bavandimwe bakunzi banzuri business group limited, mwebwe mudahwema kudukurikira muciye kuri icano yacu ya Nzuri market, aho tuba tubagezaho imitungo itimukanwa yaba igurishwa, ikodeshwa ndetse n'andi makuru yose tuba twifuza kumenya ku bijyanye n'imitungo itimukanwa. Tubaye ikaze rero kandi tukibutse gukanda subscribe wowe utarabikora, ukore na share ndetse ukande no kukazogera kugira ngo ujye ubasha kujya ubona ibyiza byose tugenda tubagezaho tubicishije kuri channel yacu umunsi ku wundi 5 kuri 5. ngira ngo nk'uko mwakomeje mubibona tuvuye hafi cyane ya kaburimbo cyase kuri kaburimbo. Ahangaha turi akaba ari mu mujyi wa Kigali, ni mu mujyi wa Kigali rwagati. Hano rwose iremera umanutse gato cyane ahazwi nko ku Cyamitsingi. Aha hantu rero tukaba tugiye kwabereka ikibanza kinini cyane, turacyita ikibanza kubera ko harimo amazu ashaje, harimo inzu za kera. Ni ikibanza rero kinini kiri ku umuhanda mwiza, n'ubundi nawo ugiye kujyamo kaburimbo kubera ko abantu bamaze kwitanga, leta nayo yamaze kubemerera inkunga yayo. Iki kibanza rero kikaba kiri muri metero byibuze 200 cyangwa se 150 uvuye kuri kaburimbo nini cyane, hano ahazwi nko ku Cyamitsingi cyangwa se ku Mushumba mwiza. Iki kibanza rero kikaba kiri aho ngaho nyine hafi ya kaburimbo ku Mushumba mwiza i Remera ku batahazi. Hanyuma kikaba gifite ubuso bwa metero kare 846, metero kare 846, bivuze ngo kaburaho metero kare zitarenga 54 kugira ngo ikibanza kibe cyavamo ibibanza bitatu. Ariko kandi ushaka kukigura uko kiri uko kingana nyine gifite metero kare 846. Urabona yuko iyo hari ureba ku muhanda munini, ngira ngo mwabibonaga tubereka kwasiteri ziri gutambuka. Ariko kandi ntabwo ari ikibanza gusa kubera yuko kirimo amazu, nubwo ari amazu akuze ariko kirimo amazu ushobora kuba rwose wavugurura mu gihe utaratangira kuhubaka. Ukaba wavugurura ahantu hakaba haragenewe R1 cyangwa se R1 imiturire iciriritse, ariko kandi ushobora no kubakamo apartment. Nkuko nababwiye ikibanza gifite metero kare 846, ariko kandi ushobora kuhagura kuri miliyoni 130 zonyine, miliyoni 130, kandi ziri negotiable. Ni amafaranga aganirwa, ni miliyoni 130 negotiable. Ahantu rero ni ahantu heza, ni ahantu hagezweho, ngira ngo Remera murahazi cyane muri benshi. Ariko kandi n'iriya nzu nini yubatse muri iki kibanza ikaba yubakishijwe amatafari ahiye. Bivuze ngo rwose ushobora kuba uhaguze ukiha nawe igihe simbizi, cyangwa se ushobora no guhita uhubaka. Ariko kandi uko hameze ubu ngubu habasha kuvamo amafaranga agera mu bihumbi byibuze 700, agera mu bihumbi 700 buri kwezi. Bivuze ngo rero ushobora kuhagura ukavuga uti wenda ndi imyaka 3 yo kuba nisuganya. Ariko kandi si kimwe no kugura ikibanza kirimo ubusa buri kubera yuko ahangaha ho uhagura ayo make cyane n'ubundi, noneho byibuze ukajya ubasha kujya ubona ubwo bukode. Hanyuma nabo baza kugura nyuma bakaba bagira gute, bakaba bagenda bareba ibikenewe. Ahangaha rero ni ahantu heza cyane hashaka miliyoni 130 ziri negotiable nk'uko twabivuze. Ariko kandi akaba ari i Remera ku Mushumba mwiza hafi yo ku Cyamitsingi nk'uko muhazi. Ushaka guca ku muhanda wo hasi cyangwa se ugaca hejuru hafi ya Great Hotel. Ni ahantu heza cyane aho hadakwiriye kugucika wowe ushaka kugura ikibanza cyiza gifite metero kare 846 nk'uko nabibabwiye, mu gihe nyine ukisuganya ukaba wishyuzamo ubwo bukode. Ahangaha rero naho hagarukira inyuma, ku ruhande rw'inyuma. Ahangaha ni rwo rubibi, hagarukira kuri uwo mukingo ubundi ugasubira epfo ku muhanda. Ubaye rero ahantu wahakunze, kimwe nuko waba nawe ufite ahandi ugurisha
cyangwa se ukaba wahakunze cyangwa hari n'ahandi ugenda ubona, ushobora kuduhamagara kuri 0788 48 67 cyangwa se ukaduhamagara kuri 0781 kabiri inshuro 30123. Uwo muryango rero mubona ni umuryango usohoka kwawo kuri ako kayira, ku buryo ushaka kujya mu mapangayi ugaca ukwawe, bitandukanye no kuba waca kuri ya nzu nini twinjireho mbere. Hanyuma aka ni nk'akabari, ni akabari, ni boutique ifasheho ariko ireba ku ruhande rwo hanze rw'inyuma y'igipangu, ariko bagakoramo imirimo y'ubucuruzi bw'akabari. Iyo boutique mubona hepfo rwose, hari hepfo ni umuhanda, kuvuga ngo iyo ujya mu nzira y'abapanga inyuma mu gikari ushobora kudaca hariya kuri porutayi nini nanyuze, ukazamuka muri urwo rubavu aho ngaho rwose, noneho ukabasha kugenda winjira mu yandi mazu y'inyuma. Ubwo rero nawe ushobora kuhagura ukavugurura uko hari, cyangwa se ukahagura ugasaba ibyangombwa ugashyira hasi ukubakamwe amapartema cyangwa se andi mazu asanzwe. Kimwe n'uko rwose ushobora kuhatunga gutyo ukavugurura ukajya ubona amafaranga, ariko kandi ukazanahagurisha nyine, cyangwa se nawe ukazahubaka mu buryo bujyanye n'igihe. Turakunda cyane, ni karibu muri nzu. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Waba ufite byinshi wibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa? Sanga ibisobanuro byimbitse mu kiganiro Gira Icumbi hamwe na Nzuri Business Group Limited kuri 93.1 Fine FM. Nzuri Business Group Limited ni inzobere zigucungira imitungo itimukanwa, zigahuza abayigura n'abayigurisha n'izindi serivisi nyinshi zijyanye nayo, nko gukora ibishushanyo by'amazu ndetse no kuyubaka. Gira Icumbi hamwe na Florent, Clement na Dickson, live kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu hagati ya 2 na 3 za mu gitondo kuri 93.1 Fine FM na YouTube channel Nzuri Market. Sanga di makuru kuri Y-Shatu _ Nzuri _ Rawa.